Yes, nongeye kuguha ikaze hano kuri Furaha TV. Furaha TV channel yanyu, channel ikugezaho amakuru mashyashya ubu utasanga ku yindi channel iyo ariyo yose. Rero turakwakira niba wari ubwa mbere ugeze hano, kora subscribe kandi no kukazogera niba kandi usanzwe hano uri viewers wacu cyangwa se uri umwe mu badukurikira. Imana iguhe umugisha cyane, ndagira ngo umenyeshe ko uri umuntu w'ingenzi cyane kandi uri umusirimu cyane, kuko hano niho hantu hasangwa amakuru uzumvana abandi mbere. Nawe rero jya uharanira kuba uwa mbere niba uri umusirimu, kugira ngo umenye amakuru mbere cyane, kujya kugira ngo umuntu akubwira amakuru aba ari wowe ujya utanga, ahubwo kuyamubwira kuko uri mu bakurikirana iyi channel nyine itangaza amakuru ataragera hanze ndetse n'ayageze hanze ya mbere kabisa. Amakuru yose aba ari trend ndetse n'aba ataratangira kuba trend ni hano hambere abanza gutangarizwa, ni hano kuri iyi channel ya Furaha TV. Rero nawe rero injira muri uyu muryango mugari w'abantu barenga 230, nawe ukora subscribe. Rero ntacyo bitwaye, just no gukirika aho ngaho ndetse ugakirika no ukazogera, ubundi nawe ukaba winjiye muri uwo muryango ukabisa. Ngiye rero mugiye kubana muri inkuru ya mpano, ni inkuru ibabaje. Ngiye tugiye kugufasha kumenya amakuru, ni Gladiator kabisa, niko nagarutse nitwa. Hanyuma guys, ni inkuru tugiye kugaruka kuri uyu musore wamenyekanye nka Yampano, amazina ye nyakuri yitwa Florent Uworizagwira kabisa, ndetse n'indirimbo imwe mu zatumye amenyekana yahereyeho niyo yise Uworizagwira, nyine avugamo n'amateka ye menshi muri iyo ndirimbo. Ngira ngo abatayize mugende muyishake. Uworizagwira ni nkaho ari story ye yaririmbye muri iyi ndirimbo. Hanyuma guys, uyu ni umusore ukomeje kuvugwaho cyane muri iyi minsi, nyuma y'ibyo aheruka gukorera muri Arena. Byose turaza kuba tugarukaho mbere yuko tukubwira kuri iyi nkuru y'uburyo kuri ubu ngubu atari mu maboko ye nyuma yo gufa atanwa ibi iyo byabwenge kabisa. Ni inkuru rero tugiye kukugezaho mu buryo burambuye, wowe gusa stay tuned, ntuze gutekereza ku skipping inkuru cyangwa se ngo nturangize iyi video. Byose nurangiza iyi video nibwo uraza gusobanukirwa kandi ku byabaye kuri uyu muhungu ukomeje kugenda yigarura imitima ya benshi. Nta wundi ni Florent Uworizagwira cyangwa se umwite Yampano, umuhungu ufite impano koko nkuko mu izina rye bivugwamo, Yampano kabisa nkuko yise kabisa. Rero reka tubanze tuvuge kuri uyu musore gatoya. Ni umusore uzamutse muri iyi imyaka 2 ishize. Yatangiye rero gukora umuziki we cyane, yatangiye kumenyekana mu mwaka wa 2022 nibwo yatangiye kuzamuka, nibwo yasohoraga zira ndirimbo zagiye zigerageza kumenyekana za Uworizagwira, ndetse mu mwaka wa 2023 nabwo yasohoye indirimbo ya mbere yujuje views miliyoni. Niyo ndirimbo yise Ndi Kwikubita, yakunzwe cyane, iracurangwa mu tubari hirya no hino mu makarabu, irakundwa cyane. Ndi Kwikubita niyo ya mbere indirimbo ye twakwita ko ari nkaho yamushyize kuri spotlight, nubwo byari bitaraba neza kuko nta korabo yararagirana n'abandi bahanzi bakomeye nka Bruce Melody n'abandi nkuko ba Kenny Solo cyangwa se naba Okama, bose bagiye bazamuka. Uyu muhungu rero nawe yaburaga ikintu gituma boosting, ari nacyo aheruka gukorera muri Arena. Nicyo kintu nahoraga amvuga kuri uyu musore, ko ari cyo yaburaga, nyine gukora ikintu gituma ajya mu mitwe y'abantu. Yego abantu bose bumvaga ko afite impano, ugasanga indirimbo ze zirakora neza, zifite views. Murazizi za Bucura mwarazikunze cyane, za Sibyanjye ndetse n'izindi nyinshi agiye afite, indirimbo nziza mu by'ukuri buri muntu wese yumva agahita yumva ko afite impano. Mu nshyashya afite harimo izitwa ngo yarimba ngo umukobwa wo mu Rundi n'ibindi. Ni indirimbo nayo ikomeje kugenda iba trend mu mujyi wa Kigali ndetse no mu Rwanda hose, abantu barayikunda cyane. Indirimbo ze nyinshi ziri trendy, zifite views miliyoni, ndetse nta na video kabisa, bikwereka ko uyu muhungu rero afite impano idasanzwe. Ndetse n'indi ndirimbo nshyashya afitanye na Bushari yitwa Maîtresse, nayo ikomeje kugenda icurangwa mu tubyiniro hirya no hino. Nagira ngo rero mbanze nkumvishe izina ry'uyu musore Yampano cyangwa se Florent Uworizagwira, tugiye kuba tugarukaho twumve ibyamubayeho. Abantu benshi rero nyuma yo gukubita igitaramo kwa The Ben stage yarahawe bwa mbere
muri BK Arena nyuma y'uko yitwaye neza agakora ibidasanzwe. Twanavuga ko ari nawe muhanzi wagize stage nziza, ndetse ku bwanjye mbona yaranarengeje na nyiri gutegura kiriya gitaramo ari we The Ben kabisa. Uyu musore yagize stage nziza cyane. Rero uyu musore nyuma y'iyo stage nibwo yahise atangira kugenda ajya mu mitwe ya benshi, nibwo yahise atangira kugenda agarukwaho n'ibinyamakuru hirya no hino bitandukanye, byibaza ko uyu musore Yamano ni muntu ki, umuntu ushobora gususurutsa abantu bigeze ahangaha. Nibwo rero yatangiye kugenda agarukaho cyane. Uyu musore rero nawe ntago abenshi babivugwaho rumwe ngo ntiyitwaye neza, ngo yahise atangira gukoresha iryo zina ngo yiyemera muri interview nkaho kwa Lucky muri Versus bamutumiye nyuma yo gukora iyo stage, akagenda akaba atangaza yuko atazi umuhanzi mukuru cyane witwa Bruce Melody Igitangaza, akaza kubavuga ko atamuzi. Gusa mbere yaho, mbere yuko Yampano akora iyo stage n'ubundi hari ikiganiro yakoreye kwa MIE kwa Irene avuga yuko yasabye korabo uyu muhanzi Bruce Melody ngo basubiranemo indirimbo Ndi Kwikubita. Bruce Melody akaza kuba mwiryaho cyane, akamutera utwatsi, akamubwira ko ibyo atari ngombwa ko basubiranamo indirimbo. Nkeka ko ari nabyo byaje kuba biba intandaro yuko Yamano nawe nyuma yo kujya kuri Spotlight, nyuma yo kubona ko akoze ibidasanzwe, nawe abonye nyine twivuga ko yinjiye nko mu basitari, nawe nibwo yahise atangaza ko atazi umuhanzi Bruce Melody, nta nicyo kumuvugaho afite. Abantu benshi rero cyane cyane abakunzi ba Bruce Melody ntago babyitwayemo neza, ntago babifashe neza, bahise bataka uyu musore, batangira kuvuga tutangiye kwiyemera, wowe uracyari umwana, ni stage ya mbere ukoze, tigenda gake. Rero uyu musore nyuma y'ibyo byose byagiye bivugwa, ubwo twagira ngo tubanze tugaruke kuri Yamano, ndetse n'utamuzi abanza mumenye, then tubone kwinjira mu nkuru yacu. Uyu musore rero muti byagenze bite kuri uyu musore wacu Yampano? Yampano rero yagize gutya ku munsi w'ejo, ni yari isabukuru y'umwe mu nshuti ze za hafi kabisa. Yaramwifashije rero aramutumira ati Yampano, nk'iniga yanjye uze umfashe muri bidi yanjye, unaze kubususurutsa abantu, dutwike nyine bimwe by'abajene b'iki gihe. Hanyuma guys, uyu musore nawe yaje kuba yitabira iyo party yaratumiwemo n'inshuti ye, baragenda ni hariya muri Kicukiro, mu karere ka Kicukiro, niho ibyo ngibyo byabereye. Hanyuma Yamano aritabira, baragenda baranywa, barasinda, barishima cyane. Gusa mu byo banywaga hari harimo n'ibiyobyabwenge kabisa, bivugwa ko harimo n'urumogi, izi nzoga za nguvu n'ibindi byinshi, ndetse n'abatangaza ko harimo na za cocaine mu byo bari kunywera muri icyo kirori. Nibwo rero wazaga kuba babagwaho nyine, ndetse harimo n'abagiye basinze muri icyo kirori, bavuyemo basinze batangira kugenda bagonga, bakora impanuka, ariko ubwo nyine RIB yaje kubibafata, ifatiramo n'uyu musore wacu Yampano nyine. Kuri ubu akaba ari mu maboko ataraye kabisa, aracyakurikiranwaho niba nawe yaranyweye ku biyobyabwenge. Baraza kujyanwa bapimwe barebe, nibasanga wenda mu mubiri nta bimurimo, niyo ngingo iraza kubimurengera, bakamurekura, bakamuhanira gusa kwitwara nabi. Ariko abakunzi ba Yampano nyine mu musengere, murumva ko tamerewe neza, kandi yaratangiye kuzamuka neza cyane, ariko murumva ko ibintu byamubayeho bishobora kumugiraho ingaruka kabisa. Rero nayo makuru dufite kugeza kuri ubu kuri uyu musore Yampano, ushobora kuza kubyumva mu minsi iri imbere, cyangwa se nimunaze kugira ahandi mu byumve, kuko bashobora kuza kumupima bakaba banamurekura. Abandi banyamakuru cyangwa se ibindi bitangazamakuru bitaratangaza iyo nkuru, bitaramenyekana cyane, bijya bibaho ko umuhanzi agwa mu ikosa nk'iryo, ariko akaba yarivamo ibinyamakuru bitabitangaje. Ntago ari uko buri muhanzi agize akantu kamubaho, ntago ariko mukamenya. Gusa twebwe nkuko tuhora tubabwira, turacukumbura buri nkuru yose tuyibagezaho, niba itaramenyekana cyangwa se n'izitamenyekana cyane, zose akantu ku kandi. Niyo ntego yacu, tugomba kukugezaho nawe ukamenya amakuru nk'umusirimu cyane. Rero njye wumvaga muri iyi nkuru The Gladiator, nkuko mbikubwira, kora subscribe kandi nakazogera kugira ngo uzajye ubona izindi nkuru, haba za politics, za sports, zose ni hano kuri Furaha TV. Duhure mu yindi nkuru. Ciao ciao.